shamba igitsemani. Reka nanone munyemerere nongere mbahe ikaze abadukunda n'abadukurikira mwese mu kiganiro cy'uyu munsi tubavuge bakiriho, abo mwakunze mukaba mwarakunze ibihangano byabo bihanganye ubuhanga, mwarabakunze mu Rwanda no mu mahanga, by'umwihariko muri East Africa bababereye inshuti zakadasohoka. Nongere mbahe ikaze kandi mbashimire cyane mu kiganiro cy'uyu munsi, aho tugiye kuvuga korali ikomeje kwigarurira imitima y'abatuye imisozi y'Urwagasabo, by'umwihariko abari mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo, intara y'Uburengerazuba, intara y'Amajyaruguru, Uburasirazuba ndetse n'umujyi wa Kigali, by'umwihariko n'ibihugu bya East Africa byumva ururimi rw'Ikinyarwanda. Aba bose bakaba bamaze gukunda iyi korali imaze kwigarurira imitima yabo. Korali yitwa Bethel mu gihe gito imaze ivutse, imaze kwigarurira imitima y'abatuye n'abagenda mu misozi y'Urwagasabo. Ni korali igizwe n'abaririmbyi ndibuze kubabwira, cyane cyane icyo nifuza nuko mubanza mukamenya impamvu tuba tubazanira ikiganiro tubavuge bakiriho. Baba baramaze kubaka imitima y'abatuye isi, by'umwihariko abakunda ibihangano byahimbiwe Imana. Mu kiganiro tubavuge bakiriho tugiye kurebera hamwe amateka magufi y'iyi korali igizwe n'abantu 20 gusa. Ngira ngo abantu benshi mumenyereye ko dukunze kuvuga abantu ari uko batakiriho, ariko munyemerere tuze kuvuga korali Bethel imaze kwigarurira imitima y'abatari bakeya hano mu Rwanda, by'umwihariko bakaba babarizwa mu itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa 7. Ni korali imwe mu zikunzwe mu Rwanda kandi mu gihe gito, nkuko turi buze kugaruka ku mateka yayo magufi. Ndaza kukubwira igihe korali yaboneye izuba. Mbere ya byose twifuza ko abantu mudukunda kandi mukaba mudukurikira tubagezaho ikiganiro nk'iki ngiki, cyane ko ari ikiganiro kiba kiri buhumurize imitima ya benshi. Reka tugusabe rero kugira ngo nawe ujye usharinga inkuru n'ibiganiro dutambutsa, cyane cyane mu kiganiro twise tubavuge bakiriho. Abantu benshi bamenyereye kuvuga abantu bamaze gupfa, bamaze kuva kuri iyi si y'abazima, ariko ni byiza ko tuvuga ibigwi, tukavuga ubuhanga bw'abatumye imitima yacu ihinduka. Nkuko nari maze kubikubwira, iyi korali yitwa Bethel ikaba imaze kwigarurira imitima ya benshi. Korali Bethel yabonye izuba mu kwezi kwa 5 mu mwaka w'2016. Yavutse mu materaniro yiswe TMI. Aya ni amateraniro yavuzwe mu Rwanda, ngira ngo benshi barayabonye, ari Abadiventiste ndetse n'abatari Abadiventiste. Akaba ari amateraniro yagiye ahindura imitima ya benshi mu misozi y'Urwagasabo, nk'uko tuvuga ngo ni imisozi 1000, ndetse ntekereza ko ari imisozi irenga 1000. Ariko munyemerere mu by'ukuri twongere tuvuge ibigwi by'iyi korali mu ncamake. Korali Bethel ibarizwa mu nteko ya Nyarurenzi, ni mu ntara y'ivugabutumwa ya Mageragere, ni mu itorero rya Nyamirondo mu karere ka Nyarugenge, birumvikana ko ari mu mujyi wa Kigali. Korali Bethel igizwe n'abaririmbyi 20, abagore 16 ndetse n'abagabo 4. Iyi ni korali rero mu by'ukuri mu bihangano byayo bihanganye ubuhanga turi buze kugenda tugarukaho, imaze kwigarurira imitima ya benshi nk'uko namaze kubikubwira, by'umwihariko mu bihangano byabo bihanganye ubuhanga bakaba ari abaririmbyi batari bakeya rero mwamaze kubyumva. Korali Bethel inganzo yabo isobetse ubuhanga kandi ikunzwe n'abatari bake mu Rwanda ndetse no mu mahanga, ikaba imaze gukora ibihangano bitari bikeya, ariko aho ndi buze kugaruka kuri iyi ndirimbo yabo ihanganye ubuhanga muri kubona muri background. Korali Bethel inganzo yabo isobetse ubuhanga yigaragaje mu ivugabutumwa ryiswe TMI, nibwo aba bahisemo kubatizwa bagera ikirenge mu cya Yesu umwami w'abami ndetse n'abantu. Ndagira ngo twongere duhindukire gatoya turebe inyuma gato mu mateka y'ikorali. Wamaze kuyumva ko ari amateka meza kandi akaba ari amateka y'igihe gito. Iyi korali rero ikaba imaze gukora mu by'ukuri
ibihangano bitari bikeya. Ati ni mu gashyamba igitsemane abira ibyuya abira n'amaraso, indirimbo yitwa intsinzi ya korali Bethel mu misozi myiza y'akarere ka Kicukiro mu mashusho meza asobetse ubuhanga. Iyi korali nzi neza ko abenshi muri buze kurushaho kugenda muyikunda. Nyuma y'ikiganiro tubavuge bakiriho, mu kiganiro cyacu tubavuge rero ngira ngo mwamaze kumva ni korali Bethel yahariya mwivuga mu ntara y'ivugabutumwa y'Amageragere. Turi kugarukaho mu bihangano byabo bihanganye ubuhanga, by'umwihariko ku ndirimbo yabo yitwa Intsinzi. Baragaruka bakubwira ngo iyo Yesu ataza kubaho ngo aze aducungure twari kuba turihe. Icyo ni ikibazo mbaza umukunzi wa korali Bethel uwo ari we wese, ni ikibazo mbaza umukunzi w'ijambo ry'Imana, by'umwihariko ibihangano bihanganye ubuhanga by'abahanga baririmbye maze tukanyurwa. Ni ikibazo ushobora kwibaza mu gihe tugiye gucutsa kino kiganiro. Reka ngusigire message nkubaza ngo ese wowe korali Bethel niki iriho ikwigisha, niki iriho ikubwira, niki se uyikuyeho nyuma yo kumva ibihangano byabo bihanganye ubuhanga? Tugiye kugaruka ducutsa, uze kubyandika muri komanteri maze kandi urayikinge, ubundi udusigire subscribe, cyane ko nifuza ko uza kumenya korali Bethel unyuze muri komanteri urasangamo linki y'indirimbo zabo zitandukanye ari iz'amashusho ndetse n'amajwi. Ndabizi ko nawe uri buze gucya umutima. Reka mbashimire. Mu kiganiro cyacu tubavuge cy'uyu munsi twariho tuvuga korali yitwa Bethel, ikaba ari korali ikomeje kwigarurira imitima ya benshi hano mu misozi y'Urwagasabo. Mbashimire cyane. Nitwa MC Misango, ibiganiro byacu nakagaruka. Yesu mwami yaranesheje, igituro nticyamuheranye, yarazutse ubu ni muzima, marayika yaramanutse abirindura igitare, abarinzi bakwira imishwaro, isazuka n'icyubahiro, ubwo intsinzi birabonetse, munyabyaha ndacungurwa, hoziyana tumuririmbe, Yesu akwiriye icyubahiro. Haleluya tubyina intsinzi, Yesu mwami yaranesheje, igituro nticyamuheranye, yarazutse ubu ni muzima, marayika yaramanutse abirindura igitare, abarinzi bakwira imishwaro, isazuka n'icyubahiro, ubwo intsinzi birabonetse, munyabyaha ndacungurwa, hoziyana tumuririmbe, Yesu akwiriye icyubahiro. Niba duha agaciro igitambo cy'Ikaruvari, uwo mwami yatanze ku bwacu, twari gupfa buheriheri. Iyo Yesu atitanga, Gehinomu yari kuba iyanjye. Iyo Kristo umwami atazuka, turirimbe twaracunguwe n'amaraso y'igiciro. Ubu ntabwo ari ngombwa gutamba, icy'ingenzi ni ukwizera Yesu. Reka twese tumushakishe, bigishoboka kwabonwa n'inzira n'ukuri n'ubugingo, umwisunga ntazayoba. Haleluya tubyina intsinzi, Yesu mwami yaranesheje, igituro nticyamuheranye, yarazutse ubu ni muzima, marayika yaramanutse abirindura igitare, abarinzi bakwira imishwaro, isazuka n'icyubahiro, ubwo intsinzi birabonetse, munyabyaha ndacungurwa, hoziyana tumuririmbe, Yesu akwiriye icyubahiro. Haleluya tubyina intsinzi,
yaranesheje igiturane cyamuheranye yarazutse ubu ni muzima marayika yaramanutse abirindura igitare abarinzi bakwira imishwaro isazuka n'icyubahiro ubwo intsinzi birabonetse munyabyaha ndacungurwa hosiyana tumuririmbe yesu akwiriye icyubahiro intsinzi yesu umwami yaranesheje igiturane cyamuheranye yarazutse ubu ni muzima marayika yaramanutse abirindura igitare abarinzi bakwira imishwaro isazuka n'icyubahiro ubwo intsinzi birabonetse munyabyaha ndacungurwa hosiyana tumuririmbe yesu akwiriye icyubahiro hosiyana